Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi tugiye gukora iki? Urabona iyi foto iri kuri thumbnail, iriho uburyo butandukanye bw'ukwezi mu kirere. Aha ngaha wowe icyo uri bukore uratora nimero. Hariho nimero 1 kugera kuri 6 bitewe n'uko ushaka gutora. Hanyuma inimero uri butore ndaza kukubwira icyo iyo nimero isobanura ku buzima bwawe cyangwa se iyo miterere y'uko kwezi gushushanyije kuri nimero watoye icyo bivuga ku buzima bwawe. Nguhaye ikaze kandi ngusaba gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel. Niba rero watoye rimwe bisobanuye ko uri wa muntu ugera ku ntego, uri wa muntu ukora cyane kugira ngo ugere ku ntego zawe, kandi ngo uzi kwibabarira iyo wakoze amakosa, uzi kwigira ku makosa wakoze hanyuma ngo ugahinduka, kandi ibyo wakoshejemo ntuzongere kubikora ahubwo ukabireka bikagenda. Niba watoye 2 ngo uri umunyadushya, uri wa muntu uhora ushaka kumenya ibintu bishyashya, iyo uri ahantu cyangwa se mu bantu ngo utazi uba wumva utahava nta kintu uhamenye. Ikindi ngo iyo ubonye ikintu kigukora ku marangamutima ngo bityo ugashaka kumenya impamvu yabyo ndetse n'ikibitera. Ikindi ngo uhorana amashagaga yo kumva wazana cyangwa se wakora ikintu gishya, ngo ugira intekerezo nyinshi kandi ngo zimwe na zimwe ukaziremamo ikintu kigaragara. Niba watoye 3 ngo uri umunyembaraga, ngo uri wa muntu ushakira ibisubizo ahantu hose kandi ngo bikarangira ubibonye, ngo urimo umukozi mwiza uzi icyo agomba gukora mu gihe cyacyo, ngo kandi uba uwuriwe, uba wowe wa nyawe, ngo ntabwo ujya wishushanya, gukunda abantu ku buryo uba ushaka kumenya uko buri wese ameze, ngo ufite imbaraga zo kumenya guhitamo abo mugendana, kandi iyo ngo uri mu rukundo ugira ubwoba bwo kubura uwo ukunda, ngo kuko uba umufata nk'udasanzwe, mu gihe abandi ari igihe usanga bavuga ati dutandukanye nabona undi, ukabona nta kintu biba bibabwiye, ariko wowe ngo siko umeze kuko wa muntu mukundana ngo aba ari uw'agaciro kuri wowe. Ikindi nanone ngo ikintu kigutera ubwoba mu buzima ngo ni ukukugambanira, ngo kabone n'ubwo yaba ari wowe ubikoze ngo ariko urabitinya cyane. Niba watoye 4 ngo uri umunyembabazi, ngo uri umugwaneza kandi wita ku bantu, ngo uzi kwishyira mu mwanya w'umuntu, kumva ikibazo afite kandi ngo ukagira impuhwe zo kumufasha, ngo ugira impuhwe cyane cyangwa se imbabazi ku buryo ushobora kubona n'umuntu ushonje bikaba byaba ngombwa ko umuha n'ibyo wari buryo, ngo uri wa muntu ushobora kwita ku by'abandi ukiyibagirwa, ngo kubera uburyo ugiramo imbabazi cyane ngo abantu bashobora kugukoresha bitewe n'uko bakubonamo umutima mwiza. Niba watoye 5 ngo uri umunyamatsiko, ukunda kumva wamenya ibintu byinshi ku bintu bitandukanye, kandi ngo uri wa muntu wumva wakora ibintu kugira ngo abantu bakwishimire cyangwa se ubemeze, uri wa muntu umuntu ashobora kureba atakuzi ariko akumva aragutinya, ngo wifitemo ubushobozi bwo kwivana mu bibazo kabone n'ubwo nta muntu wagufasha, uri wa muntu ukunda umutuzo, ngo wumva intekerezo zawe, umutima, umubiri nta kintu cyabaho kibibangamira cyangwa se ngo kibihungabanye. Ikindi ngo ukunda kuruhuka, ukanga ibintu bigutera stress, ngo kandi ukunda ibintu bikozwe neza kandi mu buryo bwiza. Niba watoye 6 uri wa muntu ukunda amahoro cyangwa se umutuzo,
ko kandi uri wa muntu w'umuhanga, ngo umuntu abantu bashakiraho ubumenyi butandukanye cyangwa se amakuru ku bintu runaka. Nanone ngo iyo uri kumwe n'abandi cyangwa se uri mu bantu ngo bakubona nk'igisubizo bitewe n'ubuhanga bakuziho. Ngo amahoro n'ubwigenge ngo ni ibintu ukunda cyane. Ukunda gufata umwanya utekereza ku hazaza n'ibyo urimo gukora uyu munsi. Gukora byinshi kugira ngo abantu babone ko uri uw'ingenzi. Uba wumva waba mu bantu ariko uri nk'igisubizo kuri bo. Ibi ngibi nibyo naguteguriye uyu munsi, nawe ushobora kuba hari aho wisanze, kuva kuri 1 kugera kuri 6, ukaba wasanga bihuye n'uko uteye cyangwa se n'imico yawe. Wakoze cyane kubana nanjye, bye bye, ndabakunda.